ni Yesu Ufite urufunguzo rwibizaba ni nawe umenye ibidukwiye kuko ari we ugena byose ni Yesu Ufite urufunguzo rwibizaba ni nawe umenye ibidukwiye kuko ari we ugena byose singitinya ibyago nakaga kose kuko ari Yesu ugena byose kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu bahura nawo singitinya ibyago nakaga kose kuko ari Yesu ugena byose kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu bahura nawo ninde wamenye iby'Uwiteka agambirira umwana w'umuntu icyo namenye kandi nzi nuko atajya agambira ikibi ku muntu ninde wamenye iby'Uwiteka agambira umwana w'umuntu icyo namenye kandi nzi nuko atajya agambira ikibi ku muntu singitinya ibyago nakaga kose kuko ari Yesu ugena byose kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu bahura nawo singitinya ibyago nakaga kose kuko ari Yesu ugena byose kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu bahura nawo uwo mwami n'umunyarukundo imbabazi ze zihoraho yemeye gupfa azize ibyaha ngo abari mu isi babone ubugingo uwo mwami n'umunyarukundo imbabazi ze zihoraho yemeye gupfa azize ibyaha ngo abari mu isi babone ubugingo singitinya ibyago nakaga kose kuko ari Yesu ugena byose kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu bahura nawo singitinya ibyago nakaga kose kuko ari Yesu ugena byose kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu bahura nawo.